uyu mwana ari hoti nk'amaguma aratsura agashaka kuhaguma arashaka mutekera iguma riheruka kibagumaguma araguha nyumugura iyo kuziya naguhera nzira yajya yita kuri kirazira biragoye kumusanga imuhira duhura bwa mbere ni ku nzira yarugo mu mbari yibyinira ansaba ko namufirima naho byahise bitangirira umunsi yamenye imuhira ukurikiye wanegera nzira ambaza kwiriba arebe yuko yakizimya inkubira kubise imirabyo irarabye imvura iraguye nimwugame imvura iraguye kiyoni anura abana kiyoni bajye kuryama kiyoni ikirere dore ko kirabuye muri mwe arabo bidahira kubikora twe n'ubudasiba kanguye impanuro utazibagirwa ibintu zaho bishya bishyira inkuba n'imirabyo iti popo amahindu uti ku masura Suzana yazanye ibikoroto bamucucumira mu kigunda nigute wangerageza kandi ubona ndo musaza niga icara ku karago ngucira imigani cyangwa nkunyafoto zirakuze nimo ndatanga irya mukuru ntuze kugerageza za wa baba wow ibase umurundi nkabo munyarwanda urumva utari kuvanga ibintu wow yo bro no nanjye ka garuke ku kintu so ikintu genzi nzi neza ko buriya ngo nta bihanga bibiri mu nko nimwe niyo mpamvu kumuraperi bro kirazira bro kirazira kumuraperi ID iyo ID yankiri mu mpine kandi ikindi nkaba ndi umwana wo mu batambyi 10 wero ko ndi umwana wo mu batambyi kumva ID babisobanuye meaning nyine uba wumva biri mu mpine ako meaning yawe nyine uba wumva nyine ni izabayo amidodie wow bro that's crazy yeah waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire abarangije troncome abarangije secondary yewe n'abarangije kaminuza kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube Twitter Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539 isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. ya ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri General Life TV Rwanda nkuko mubizi muri kumwe na Keradizo ikumwe n'umuvandimwe mbere yuko tuganira nongere mwibutse ibintu bigera kuri bitatu icyambere niba umeze neza ndagusabye ngo ntiwigire uwa danje uyu munsi turakoresha strengths kubera iki namwe muri kubibona niba nyine ubona ko urenze bibaye byiza waca bugufi kubera ko nta birenze niba utameze neza rero ewana humura man Imana ishobora kukumenera ikakamena bro ukisanga washayininze uyu munsi abantu bacu baraza kumenya wagwane release so mbere na mbere reka turabanza dusimbuke gato uyu muvandimwe turi kumwe ameze nka Yesu hagati y'ibisambo bide so umuvandimwe nawe ase nk'ukubiyibutsa buriya buri mugabo agira ikivugo nanjye inganzwa y'inganzo haba umukambwe bihembwe haba mubi cyane ariko nk'ibisanzwe tuba turi kumwe n'ubundi mu kiganiro Dr. Hilo ni Hobriman Totem the King of Mike turi mu kiganiro cyacu cy'Edro uyu munsi ntabwo bisanzwe turi kumwe n'umuntu udasanzwe bomokrate man so ijambo rero reka ndisubirane bro ukuntu tugiye gutangira ino show man mbere ivuge mu buryo bwawe umwanya n'uwawe bro
uyu mwara ari hoti nk'amagum aratsura agashaka kuhagum arashaka mutekera iguma riheruka kibagumagum araguha nyumugura iyo kuziya nabuhera nzi yajya yita kuri kirazira biragoye kumusanga imuhi duhura bwa mbere ni ku nzira yarugo mu mbari yibyinira ansaba ko namufirima naho byahise bitangirira umunsi yamenye imuhira ukurikiye wanegera nzira ambaza kwiriba arebe yuko yakizimya. Yeah, man. Wow, that's crazy, man. Yeah, brother, man. Yeah, nigga. Yeah, bro. Shata navuga ngo turi kumwe n'intare right now. So, ubu rero niyo mpamvu wari uri kumbaza reka mbanze musubize n'abantu bahita babyumviraho. So, impamvu natangiye I'm sorry banje kubiseguraho kuba ijwi ritameze neza namwe murabona ikirere ukuntu ari hatari ariko bro nazanye n'umuntu gangster swagger boy killer boy beast man ni umusaza urenze man sasa sinzi ngo turaheraye nge ndumva bro sinzi nimba tubyumva kimwe nshaka ngewe babyita akapela ibindi tubiganireho nyuma ngiye ikintu nzi turi kumwe n'inyamaswa bro ubundi bro tugiye guheraho so inyamaswa ukunda iteye ubwoba ukunda man neyi inyamaswa nkunda ikirura man ikirura ikirura kweli ikirura impamvu njye nkunda ikirura nuko nanjye ndika ikirura darura renze ikirura korora ndeze na bambuwa kincho da bikoro squat bro dukorera abansi bro kati tichukwa kati ya bro bro rero uyu munsi kuva nakora ibiganiro nababwiye impamvu ngiye naje nka Keradizo uyu munsi niwumva nkoresha ibyo bita slang of course ni language of street man siko babivuga so ubu rero bro amazina yawe wiswe n'ababyeyi uyadukubita ubundi tugiye kwibanda turakubita abantu imirongo ibarenge tunaganira gake for sure sibyo okay ikintu cya mbere amazina yawe wiswe n'ababyeyi okay amazina niswe n'ababyeyi ni ID ababyeyi bawe uyu muntu asanzwe me bro ID none ID ubwo ID ubundi tugenekereje hari ID ya ID hari na ID y'indangamuntu ni ID iyo ID yanjye iri mu mpine kandi ikindi nkaba ndi umwana wo mu batambyi 10 bero ko ndi umwana wo mu batambyi kumva ID babisobanuye meaning nyine uba wumva biri mu mpine ako meaning yawe nyine uba wumva nyine ni Izabayo Amidodie. Wow bro that's crazy hanyuma mu muziki rero deja mbere na mbere abantu babyumve nabi ukora injyana benshi bita injyana y'umujinya benshi bita injyana y'umuhanda hari Imana ikomeze imworohereze wo bita Kabaka Jay Polly azahora mu mutima wanjye no mu mitima y'abanyarwanda ndetse n'abamizisiye b'inosi hari indi njyana yasize akreatinze bita gospel gangster iyo njyana nawe uyibarizwamo so rero noneho umuziki cyangwa imihanda cyangwa iyo gospel gangster umaje kutubwira of course izina wiswe n'ababyeyi ibyo rero byaguhaye izina nawe narahawe n'imihanda yego izina nawe n'imihanda ni Zawaba oh my ubwo mpita numva ari Izabayo wabusesenguye ayo ni izina n'ababyeyi ni ID harimo Izabayo sasa tugahita twumva Zawababa Zawababa njye nshaka nsobanura ubundi iryo zina Zawababa yaje byo kugira ngo wiyite Zawababa nuko wakundaga zo trap nuko wakundaga n'ubundi abahanzi bafite ayo mazina bandi ubundi Zawababa iryo zina ryaje ngiye kujya kwitwa Zawababa seho nari ntaramumenya
yari ataranagaragara kuko music najya nyimazemo igihe kirekire kuko rero kujya kwitwa Zawa Baba ndi umusaza si ngombwa ko noneho ngambi bereka ariko ruko yanjye nkuyemo ingofero wallahi ndi umusaza Jemisagira amatsuka niyo mpamvu kuko nje nzagaruka ngomba kubicisha amatsiko. Okay, muri make ushobora kuba udusezeranyije nka party tuyikiganiro tujye nako ni show ntabwo ngiye uyu munsi ndi mu kiganiro ndi muri show mbere ukidusobanura kuri umusaza indi mpanuro bro urashona ndashona nage manuro nk'umusaza benshi babita zaza benshi babita Zawa Baba gusa ibikorwa birota amagambo namuri kandi nk'inyenyeri ni benshi bahinyuza ibyeri na benshi yinywera akabyeri kasa gacumeta tirameri ndimo ndashakisha kubura zen benshi nukarure tantideri nagama pici ni kantite dushaka gufata abanyamideri nigutegwa amakanira kandi ubibona mbibasha niga nigutegwa ngerageza kandi ubona ndo musaza niga icara kukarago ngucira imigani cyangwa nkunyafoto zurakuze nimo ndatanga ijya mukuru ntuze kugerageza Zawa Baba. Wow. Kuri partner nemera cyane Zawa Baba urimo mu baraperi nkunda kandi nanishimiye no kuba twakwakira right here so ugiye kumfasha hano turi kuri General Life TV bata General Life TV sasa ukoremo ingoma ndabikwisabiye nge numvise ufite imirongo ya danger bro nsanzwe ndi n'umufana wawe so General Life TV ukoremo ingoma irimo General Life Music ndakubita General Life TV cyangwa General Life Music man reka manze nkufashe bro hano turi ni kuri General Life TV Rwanda ariko umuterankunga wacu mukuru yitwa General Life Music so ubwo rero urumva ibyo byose ubikombine nabizuri nawe uri umunyenganzo ngiye nkuteze yombi bro ibindi turakomezanya let's go ni gake gake urugendo rw'umugoroba nanjye nisanze muri General TV ndimo ndatanga imirongo ndagira ngo nanjye nzamamare Chris niga ndi kumwe na General TV na hano utagera niga ndi kumwe na General TV na hano udakoranye niga ndi kumwe n'abakobwa b'ibisabo barimo baranyera uko bateye bakafata filimi rekoro tenga pepe nukambaza uko mbigenza ndi kumwe na General TV music akati kubera so rebe nyuma bira handitse niga ntabwo ndi ko bisoma nje mu bongo General TV namwe ndabakunda just kora bakunda Zawa Baba General TV bakunda Zawa Baba so man bro ikintu ntari butindeho impano yo irahari impano nini cyane ngire ngo nawe uri ikirura kweli bro namaje kuguhabukwa ubu iruhande rwanjye ndi kumwe n'ikirura man sikubibona bro none wavuze ngo uri umusaza dukomeze turatanga show ariko twibuke tunaka ase man ko wavuze ngo ukuyemo ingofero twabona ubusaza wadusogongera ikarume kabisa ukuri kwima erega hari n'abantu umugabo nuhagarara ku ijambo icyo nababwiye kereka nimba mutumva nababwiye ko nzagaruka muri rawundi nje wikurikira nguko murimo muragera bro okay nukuvuga ngo mu bintu bitangaje so ikigaragara cyo uri umumizisiye sibyo bro none se reka twikomereze mu bintu bisanzwe ubwo look yo tuzayireba umunsi utaha Imana nidukundira kuko Zawa Baba ni umuntu wacu so ukuntu bimeze rero ubundi ko ubwo reka mu buryo bwa pratique tubaye turetse umugabo ngo akomeze ahagarare ku ijambo brother man ni ukuvuga ngo se wavuze ko uri umusaza ese imiziki uyimazemo igihe kingana gute nimba atari ibanga ndakeka imyaka irenze dose nihiringa muri iyi njyana gusa nta kintu ndamura ariko sijya mpagarika gukora iyi njyana bavandimwe namwe murumva man wow bro maze imyaka 12 kugira ngo abavandimwe batumva indimi zo hanze kuko ntago abantu bose ubwo ni imyaka 12
uvuze ko utaratangira kubona akantu umusaruro ugira YouTube channel brother YouTube channel ndayifite ni Zawababa umajije ku droppinga indirimbo zinga ven audio na video bivanze kuko harimo mfite amayipi amarubumu ariko izifitiye video zirezire muri 5 album ndayifite biti nsubira cya wow man bro nukuvuga ngo ngewe ndi kuba interesse nkumva nakubaza ibibazo byinshi bro kuko hip hop ni njyana nkunda by'umwihariko brother man muri ibyo bihangano ukora ya album umaze guta hanze ese ujye ubona abantu bagufasha bagusupportinga ubundi ni ukubera iki uyu munsi uri kuvuga ko umajije gukora album umaje gukora indirimbo nyinshi zitandukanye ariko watubwiye ko nta kintu uratangira kubona mbese nta musaruro none se brother niki kintu kigumotiva kuko hari abantu baza jya mbiganira n'umuvandimwe Horimpano hari abantu baza muri iyi industry muri music muri rusange agakora umwaka umwe of course maze imyaka 12 muri iyi njyana ya music injyana ya hip hop sibyo uyikora nta musaruro ariko ugakomeza bro ugakora that's why uyu munsi twakubonye tukifuza gutaramana nawe tukifuza gusangiza show abantu brother nukuvuga ngo ni why because nukubera yuko burangiye umuhanzi mufata nk'umuhanuzi cyangwa intumwa kuko abahanzi akenshi na kenshi usanga basana imitima ya bamwe rero mpamvu ngiye nacika intege ngo mpagarike music nuko ngiye nanjye ndi intumwa kandi buriya intumwa ugomba gutanga ubutumwa ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ubyuka igitondo kimwe cyangwa se buri gitondo umutwe wawe se abaraperi namwe mubyita inganzo inganzi kaza wallahi buri gitondo ngiye nkora mu nganzo hari umusani mujya mumera kimwe w'umurundi yitwa philosophe muraziranye uramucama namubonye nka kuriya ariko hari bose bameze nk'amadini y'inzaduka kuko baje nyuma yawe ngo niwe yaje nyuma bari baje nyuma na kwafe ugiye kuyireba ngege nahuriye na Rakinze Imana za 20 na kangahe za 2021 kuri na 2 barapeti bari batari basi ariko ndabona philosophe afite platform yatanje akukirwa n'ibigera mu 180 afite na hit indirimbo zagiye zikundwa nyine izivuye i Burundi zirambuka ziza mu Rwanda urumva ngiye ntabwo narenze kumuza ariko nafite amatsiko yo kuzamuza ndetse ndarifuza ko in the future after 1 years sibyo wenda mugakora kwa komanda je ndemere support bro iki kiganiro cyitwa Zero to Hero urabizi tuba turi kumwe sibyo kugira ngo azi nicyo bigamije sibyo hano iyo uri mu kiganiro tunakubaza umuhanzi wemera fana wakuze gukunda twebwe tukanakoresha uburyo ki twanamuzana hamwe bita numva ko nyine ufana n'uriya cyangwa ufite umuntu ura ntago mufana shumi naba nkubeshye none se kumbona bundi wagushyira hano nawe nkamushyira hano ntabwo namenya Zawababa ari ntabwo nanamenya uramujene wamumenya kuko vibe ziratandukanye kandi mujya kuri bashimwe wenda afite ntabwo turapa kimwe shumi wenda we afite ukuntu ijwi umurundi nkabo umunyarwanda urumva utari kuvanga ibintu wow yo bro no nanjye garuke ku kintu so ikintu genzi nzi neza ko buriya ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe ni nayo mpamvu ku muraperi bro kirazira ku muraperi nzi neza ko iyi ni culture ya rap ya hip hop so man ubundi muri iyo myaka 12 ni ryari deja ndi kwibaza wari ufite imyaka ingahe ujya kwisanga men waryamye
imirongo ikaza sibyo bro ugatangira kumva ko utandukanye uri cya kirura man wallahi nacikaga bitanu bro. Okay. Umva umutima umpatirije gukora injyana. Okay. Ako kanya narahagurutse mfata idebe ndacuranga. Okay. Ntiwari kumbaza gitari kuko naturakaga iyo ngiyo mu byaro. Yego. Umuziki nawukuraga mu rusengero cyangwa ngatega umutwe insakaza amajwi. Yeah. Wow. Nyuma yo kugera mu murwa niho natangiye ibintu uko bikurikirana. Na n'ubu ndacyabiva imuzi. Yeah. Zabivamo mvuye mu buzima. Yeah, wow. Yeah, brother. Nones. Ukoze imiziki rero. Yeah. Tuvuye watubwiye ko mu buryo bwo kugira ibintu like ugeraho kubera imiziki ntabwo birabaho gusa ngenda kubwira ngo rwose isa n'isaha ni igihe kiba kitaragera. Umuvandimwe yakubajije agukombina like akugereranya na philosophe. Nyine uramusubiza ariko nanjye yaba ari nge nakagusubirije gutyo. No kuvuga ngo ikintu gihari buriya ngo ntago uko abantu batangiye urugendo siko bose bagera iyo bajya kimwe sibyo. So no muri iyi game habamo icyo bita tala hakaba n'amahirwe ariko uyu munsi uyashobora kuba araha ubundi bwo ushaka gusimbuka neza usubira inyuma bro. Yeah. Nizeye ko umunsi umwe uzashininga uzatanga ubutumwa bwawe men bukagera hose. So brother chaka ko urumva ikiganiro ni Zero to Hero. Zero to Hero nubwo yanshubije anyway. Yine amubajije iki kiganiro cyitwa Zero to Hero urakizi. Tujya tugira akanya tuhuza abapeti bakizamuka urumva twakire nk'umuntu igent sibyo. Ariko nawe ufite nk'umuntu ufana baba ufana ufata nk'icyitegererezo wakwifuza kwicarana nawe hano mu kiganiro before yuko gusubiza cyangwa gukomeza nabanza nsubize ngiye nyine mubajije. Wambajije ariko reka ngusubize kuko njye nawe nyagendera ku byifuzo. Yego. Nizerera mu igene. Yego. Nakuze mbumva abaraperi barenze. Hari ba Riderman, hari ba Bulldog, hari na barasene ndabumva kuko ngiye ukuntu umeze nk'umuraperi nuba muraperi wese wantanze mu kazi. Uko ari inzira yaraharuye kugira ngo nyine iyo hip hop bayagera kugera ibe yapanda babivuga muri ubwo buryo n'umuntu wese uri kunyumva. Ibisanzwe njyewe nkunda nyine Beatray ndamufana Beatray. Yeah, bamwita muheto wa kabiri. Yeah. Beatray impamvu mufana nuko twahuye. Twarahuye nyine live twarahuye dufitanye n'amafoto nyine nasanze nyine uko namubaraga ariko bimeze nyine. Yeah. Wamwumvishije impano yawe. Beatray impano rayo impano bagomba kuyumva ari gihe baba banabireba ariko biterewe n'ibintu byinshi baba basabwa no kugeraho bakabura iyo time. Ariko si uvuga yuko natwe abapukami icyo navuga ati abantu bategereje kwakira kwambara ikamba ko natwe baba batatureba. Aka kanya Beatray mwicaranye hano mu kiganiro iki kintu wamubaza mu kiganiro Beatray kijyanye n'umuziki. Ye kinavuga Beatray turamutse duhuye mbere yuko tuganira duhuye na Beatray hano ushyiraho mic namurabura nkamubwira ati Beatray urarenze kabisa. Wamubwira ngo ararenze. So uvuze Beatray ngira ngo urarenze. nagize amahirwe ntabwo ari ya game urumva ibintu dusigaye tubamo ni nka politiki tuba dukina. So njye ni ibintu byabaye ukuri sinzi nimba byibuka ariko nagize chance yo kuba ndi muri studio session na Bushari Bushido kuko ivuze buriya Beatray umuntu yibuka Bushari nivuze Bushari umuntu yibuka Beatray akibuka n'itsinda bita Kinya Trap sibyo ni itsinda ryiza of course. So ikintu nakunze kuri bariya batipe nagize chance yo gura na Bush ari recording ari ubwo deja muri studio session. Bro sanga ni wa mutipe uba niyo mpamvu urumva turi muri hip hop turi muri rap. So ikintu nkundira abaraperi
nk'ubu tumuzanye mu kiganiro ariko impamvu muzanye nuko bro hari ibintu byiza bahuriyeho nka Bushari ni umujama men iyo ari muri recording bro ukuzi stage aheruka no kuduha album yitwa From bita so nukuvuga ngo iyo ari muri studio byaranangaje nagize amahirwe yo guhura n'abasani benshi ba recordinga ariko by'umwihariko Bush man it was like nyine abameze nk'uri gukina football bro akora muvuma nk'uri kuri stage byaranangaje n'icyo gisobanura biranshimisha brother so ndagushimira rero kuba turasoza dutamo sibyo ariko twatangiye no kuba tugomba gusoza dutamo so rero ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri Gen Life TV Rwanda ndashimira buri muntu wese wadusapotinze mu buryo bwaba bw'ibitekerezo bwaba ubwo ibindi bikorwa kuko hari abantu benshi bari inyuma y'ikiganiro Zero to Hero sibyo ushobora kuba uri hasi right now ejo ubuzima bugahinduka ukaba intwari kuko burya iki kiganiro twagitangiye ari igitekerezo ndagira ngo buri umuntu wese ugira igikorwa gito akora niyo yaba like share ye niyo yaba comment ni ikiganiro cyiza cyari no guca n'ahandi ariko kubera ko Imana iradupanga nayo ipanga uyu munsi yaratitambukije kigeza kuri Gen Life sibyo uraza no kumaka pera n'undika kabiri kuri Gen Life kuri no channel yacu urumva ukuntu cadusoza uyu munsi wihangane ikiganiro ninjye uhetse ndatwaye ntago ndi driver njyewe ndi umupilote pilot sibyo ntwara n'ibyogajuru njye ndi icyago cyane sinjya mushwa mu cyisho ndi icyago cyane ndi inganzwe y'inganzo nkaba umukambwe w'ibihembwe buri muntu wese ijwi ryanjye umunsi ryabangamiye yihangane nyine ubuzima niko bumera ariko kubera ko twabasezeranyije kubakorera bake muri bo bakaduha abandi njyewe nubwo naba ndi kuri serum show yanjye paka ntakiriwe izagikorwa mu buryo runaka yakwandikwa yagira iki nimba ari ikintu nishimiye umunsi ntekereza ko ni imfura y'umuraperi yakiriwe muri show ya Zero to Hero ariko of course muri kuri Gen Life TV urumva nari kubaza mu gikari nyine nari nanze kugira bro none se dusoza udufitiye iki muri iyi minsi uri gupanga iki abakunzi bawe urababwira iki wibuka kwiyegereza ku mukunzi wanjye ikintu nakurabura ni kimwe cyangwa nakubwira muzamvugo nyine muvuga ngo zitari z'abarara ikintu nababwira nuko njyewe no mwaka mbafitiye ikintu bita album yitwa ngo iki nimba atari bayita insubiracyaha okay none se abakora bose bariho njyewe ni upcoming artist kuko akenshi ngiye nkunda gukorana n'aba upcoming ubundi se kubera iki ariko hari ikintu mise nibuka ngira n'amatsiko yo kukibaza abantu abasani muri rusange musi turi muri language ya hip hop of course niyo mpamvu buri bwumve nkoresha imvugo nakwita iza slangs abasani rero mani bakunda gushinja ngo bano bakuru babo utabasapotinga uburyo bwa collabos mu bundi buryo ese urumva nshaka kukubaza utubazo dukubiye hamwe wowe wizera ko ubundi umusani ukomeye yagafashije turi muri hip hop of course yagafashije mugenzi we mutoya mu buhe buryo uruhe rugero uwo mugenzi we muto yabagezeho kugira ngo aze kubona nk'urugero Bushari Betray Racine sibyo aze gufata ukuboko kwawe nyine urumva nakunze ukuntu uvugisha ukuri kuko ari umusani kubera ko of course culture hip hop no kwivuga
nk'urugero njye nakuze ntinya kwifra buriya havuga buriya bajya bavuga ati naguciye mu ijambo havuga utarabona nyine nk'urugero noneho afite izo album zose urumva ikintu kintangaje none se brother dukomeje ko watubwiye ko nta kintu uratangira kubona mu muziki amikoro yo gukora album imwe ukaba uri gutegura indi ugakora iyo video aturukaye uko bireba gutya ndi umukozi kabisa ndakora ubwo njye amafaranga yanjye nyashora mu kintu kimwe nyashora muri industry ukambwira amabuno y'abari cyangwa kurya ibiryo bikaranze ifiriti nyeruka muri Mutarama ukambwira iby'ubuto ukabwira ibitakira amavuta kugira nyine birumva bro ikintu nkunze n'ukuntu buriya baravuga iyo ukoze ikintu kimwe ukagikorana n'umutima wawe wose kigira umusaruro kandi sibyo umutima nashyizemo roho washyizemo roho none se brother mu nzozi zawe ubu wumva ushaka like gukura hip hop jale ya hip hop kwikura ku ruhe rwego ubona iri ku ruhe rwego muri iki gihugu cyacu uba wumva ushaka kwishyira ku ruhe rwego ngewe urwego mba numva hip hop yajyaho ni urwego rushimisha uko hip hop mu Rwanda uko bayifata muri make sinatinya no kubivuga nzahora kandi nabivuga bavuga ko hip hop ari y'abarara ariko siko bimeze hip hop n'ubuzima bw'imihanda kandi muzi bibera imihanda bro ntago wabageze imihanda bamenye ubuzima bw'imihanda hip hop urumva umuziki ukora nka business cyangwa no kwishimisha mubeshye burya ibintu byose byaje mu business akenshi ubara nabi ugahomba njye natangiye nkubwira ko ndi intumwa kandi intumwa ntago njye nkenera guhembwa ubwo icyo mfite nicyo ngomba guhereza abantu ni ukuvuga ngo njye nabyandastandinze cyane ukimbwira ko uri intumwa so ntekereza ko rap nanjye respect ngomba abaraperi rap impamvu nyivuga buri uko ngeze aha nubwo twaba tugiye kuganira ku bindi nuko rap hari abantu nagize chance yo buri gihe iki kintu nyisubiramo naganiriye n'abantu benshi rap yahinduye ubuzima bro umuntu akaba yaje za 2000 na twigeze no gukora ikiganiro twibukiranya igihe Tough Gang yari iri hit njya nifuza ko umunsi umwe rap yacu izongera igacuruza nko muri kiriya gihe tukayireba nagize amahirwe yo kujya muri show mu gitaramo bita icyumba cy'amategeko ngezeyo ni icyumba cy'amategeko ni icyumba cya rap bro icyumba cya rap sibyo ndiko nigereye iyo man simbeshye ikintu nabonyemo cy'igitangaza nuko abapapa bacu bakuru bro kiragiye twara abana tujye tuvugisha ukuri kubona man umuntu watinyaga bro ufite ukuntu vuga ngo ari muri kategori yindi ukabona like man it was like inarashakinga hari uburyo rap iyo bari kuyitanga iziriya manuro wavuze ko uri umuhanuzi uri nk'umuhanuzi so iyo ziriya mpanuro sindi nk'umuhanuzi ubwo ndi umuhanuzi thank you iyo ziriya mpanuro ziri gutanga ikintu kikwereka ko impamvu rap ni ubutumwa genda byandastanding men usanga buri muntu yaba umuviye ashakinga head ine azunguza umutwe ni injyana iryoshye sasa mba nifuza ko igihe kimwe ari byo bya baza bab niwo mu like nicyo kivi bafite bagomba no kuzusa nuko hip hop izongera igashining ikongera ikagera ku rwego rwa hatari sibyo so brother icyo nakubwira courage sibyo imana kandi komeze ibigufashemo album yawe turayitegereje yita baruwa ya kabiri igomba kumurikwa hano kuri channel ni ukuvuga ngo turayitegereje
uyu munsi nyine twagize show nziza kwere nubwo hagiye hivangamo uburwayi ariko urabona ko twari dushyushye so murabizi nyine muri kumwe na K-Radio inganzwe inganzo umukambwe ibihembwe the hero zero to hero man icyo nababwira nuko ndi icyago cyane ikindi imihanda uko nayijeho siko nzayisiga ntago nzayisiga nkuko nayisanze nyine ndi umusizi sindi umusinzi sinsayinda uyu munsi nyine ndi kumwe n'umuraperi wacu Zawa Bab Entertain, of course, the king of mic. Anyway, before you go to Soza, muri turasoza adutamo tezera abantu ariko buryo nyine ahita adutamo muri kamera. Okay, narababwiye ngo uruko tuzadusoza show yacu no kuvuga ijambo ngo zero to hero kavuga tap. Yeah man. Dutemo. Let's go. Yeah. Ubugeze muri zone hasara kungwe gaho gerageza uhombe ku minwa y'abavuga ni hadonke loizobe doways amatike tugeloles foles fungula fote na foles bisho ni mayira sojwe kuri chebaras kuri konte bakaza mbasinyira cheke barabizi nta nubwo njanyisonde basaho ngiye barome abaciye abakikije nk'abakaragiye komagoma giturutse muri Rome intumwe ndatumitse imirongo ndarasaba arimo mwese ni mwubame inkubira kubisimira byirarabye imvura iraguye ni mwugame imvura iraguye kiyoni anura abana kiyoni bajye kuryama kiyoni ikirere dore ko kirabuye muri mwarabo bidahira kubikora twe n'ubudasiba kanguye imanura utazibagirwa ibintu zaho bishya bishyira inkuba n'imirabyo iti popo amahindu uti ku masura Suzana yazanye ibikoroto bamucucumira mu kigunda ngo mode yatashye mu Rwondo dore abataye mu ndaza kendo respect kuri mode ni kujya ukoma ibikurutsa big bitch muri dotema silence muri lotela virus muranyungu tango vasi nyinshi ni kumvura derabura kiyo ni guruka nyaruka papasi imvura sipisi mwikundi abatanzi po. Yeah man. Thank you. Yeah man, bro. Thank you. Kandi uzagaruke abantu bizeje ko tuzakora part 2 y'iki kiganiro. Don't forget to making subscribe on this YouTube channel. Thank you everyone support this show man. Show is zero to hero. Tata. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarisha ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.